Regrettable parce que ce qui vient de se passer, c'est le fruit des monteurs de coups. Vous allez constater que celui qui a provoqué les désordres est un communicateur d'un des pétitionnaires. Ibi ni ibintu biteye isoni n'agahinda kuko ibyabaye ni ingaruka z'ubushyamirane bwatejwe n'abamaze iminsi bazamura umwuka mubi. Urebye neza wateje imvururu n'umwe mu bakorana bya hafi cyangwa se washyize umukono kuri petisiyo yasabaga ko bamwe mu bayobozi beguzwa. Ibyo ubwabyo rero byari ibintu biteye inkeke. Yatangiye afata amashusho y'abantu barimo biganirira mu bwisanzure bwabo nta kibazo bafite, arimo gufotora cyangwa se gufata za video kugira ngo aze kuzoherereza abandi bantu tutazi. Icyo gihe rero byabaye imbarutso y'akavuyo maze biza guteza ikibazo gikomeye. Kubw'amahirwe telefone ye yafashwe, kandi ikintu cyiza dushima no kubungubu inzego z'igihugu zarebye ibyo uwo mugabo yafataga muri telefone, baza kubona neza amashusho yari imbere muri telefone, maze rero baza no kuvuga uko byose byagenze. Ni ibintu biteye agahinda rwose, ariko twebwe twabibonyemo ikintu gikomeye cyane. N'ubundi niyo abayobozi cyangwa se ubuyobozi bw'umunyamabanga w'inteko bwari gukomeza inama, ntabwo ntekereza ko uyu munsi yari kugenda neza. Byose byatewe n'uko amategeko abiteganya, ariko nanone twemeye kubyihanganira. Yego rwose twabyemeye, ariko nanone reka mbabwire ibi ngibi rwose binyuranyije n'amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nk'ubwo ngubwo kuwa gatanu ushize Kinshasa Vice Perezida w'inteko yatubwiye ko agomba kubahiriza amategeko. Natwe twari twahisemo kubahiriza amategeko nk'uko biteganywa. Rwose biragaragara no mu ngingo ya 30 y'amategeko agenga ibi ngibi. Ntabwo inama yagombaga kuyoborwa n'umukuru w'abakuru
b'inteko ntabwo rwose ariko byagombaga kuba, si ibiro by'abakuru cyangwa se ibijyana n'imyaka byagombaga gufata imyanzuro. Nimureke mvuge neza wenda uko byagenze, ibi ni ibintu bitandukanye rwose. Nubwo wenda bimeze bitya, reka twemere ko wenda bishobora kugenda uko babishaka, bakaba bagena abayobora inama cyangwa se n'abataziyobora, ariko nanone batubabaje cyane, batwongereye umujinya, kandi rwose dore ibyavuyemo mwabibonye. Intebe zose twazishwanyaguje, ibintu byose byangiritse, inteko ubwayo navuga ko yabaye akaduruvayo, n'inyubako ubwayo ni nkaho twayisenye. Ubu rero birasaba kongera nyine gusana buri kimwe cyose. Ubu ngubu ibintu byangiritse, nta n'uwakumva uko byagenze ngo abisobanure neza. None ubu ni ubuhe butumwa mwaha inzego z'igihugu? Njyewe rwose nta butumwa nabaha. Barimo kureba amashusho y'ibyabaye hose kuri interinete, birahari, barimo barabibona n'amaso yabo, ariko nanone bagomba kumenya neza uko ibintu bimeze. Abantu benshi bangiritse, amaraso yanyanyagiye ahantu hose. Rwose ibi ngibi navuga ko binyuranyije n'amategeko. Nk'uko nabivuze mbere, muzabona ko ubujiji bukomeje kugaragara mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bwamaze no kugera mu bagize inteko nshingamategeko. Kandi rero navuga ko benshi bujuje ibisabwa kugira ngo babe mu biro by'abakuru b'imyaka. Bose ni abantu bari mu itsinda ry'abashyize umukono kuri la petisiyo yasabaga ko tweguza bamwe mu bagize biro. Ibyo rero bivuze ko umuntu wareze undi nawe agiye kuba umucamanza w'uko byagenze. Ubwo se ntago njye najya kuvuga ngo bigende gutya cyangwa se kuriya, kubera ko nanjye nari umwe mu bari muri ibi bikorwa. None se ibyo bikorwa muribaza ko bizatugeza hehe? Ni mu gihe igihugu cyangwa se umuntu yarega mugenzi we, hanyuma akaba ari nawe uba umucamanza we. Ibyo rero ni ibintu navuga ko biteye inkeke, biratubabaza cyane, kuko ubu ngubu turimo kubaho mu buryo bubabaje, turi kubaho mu buzima bw'ibintu tutigeze twifuza. Navuga ko rwose turimo kubaho nk'abantu batize. Ikibabaje ni uko buri gihe uko duteraniye mu nama cyangwa se mu nteko, ibintu nk'ibi ngibi bihora bigaruka iteka byisubira. Navuga ko rero bituruka wenda ku rujijo n'agahinda. Ndizera ko abaturage wenda barimo kubikurikirana, barimo kubireba. None se bo basi bafite uruhe ruhare muri izi mvururu twebwe wenda ubwacu twateje? Abaturage barunguka iki muri ibi byose uretse wenda inyungu zacu bwite z'abantu ku giti cyabo? Abo bose rero barashaka intambara, nibo bayoboye izi ntara, ni nabo batangije iyi mirwano, ariko ntibigeze banatsinda cyangwa se wenda ngo batere indi ntambwe.